Yesu nashimwe inshuti zanjye ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo nitwa Pastor Placide ndashimira Imana cyane uyu munsi none kongeye kuduha akanya ko kuganira none ijambo ry'Imana duhugurana kandi twinjira mu buzima busanzwe turebe n'iki Imana ishaka ko twiga nk'ibisanzwe rero ni Pastor Placide nitwa Pastor Placide ushize ubwo abaduherukana nari nabwiye ko mbateguza ko ngiye kwigisha inyigisho nise kwaguka ku giti cyawe cyangwa se nahawe n'Imana numva mu nzuzi ubwo nari maze gusenga mareka arambwira ngo nigishe ikintu bita self improvement cyangwa se kwaguka ku giti cyawe naribwiwe mu ijambo ry'icyongereza ariko ngerageza gushakisha ubusobanuro nifashishije ibyo nzi nifashishije n'abandi bantu bazi icyongereza kundusha ndabaza ngo nimusobanurire ikintu bita self improvement icyo bisobanura byabanje kumfata igihe kinini cyane kubyibazaho niba ngiyewe nzashobora kwigisha iyo nyigisho ariko naje gusanga self improvement ari ukwemera yuko wowe ubwawe ushobora kugira icyo ukora kandi kigakunda. Imana rero yiguhaye gukora ikintu nuko izi ko wagishobora kandi Imana yiguhaye kugira ngo wigishe ikintu nuko kugira ngo nawe wigiremo ijambo ry'Imana avuga ngo umwigisha n'uwigishwa bajye bagabanira hagati ni ukuvuga ngo kano kanya ndi kukwigisha kokorezo y'Imana ibiri kuri jewe hari igihe Imana nanjye yishura ikintu numva n'ubwa mbere nyumvise bigatuma nanjye nkigiraho kuko ibi bintu dukora twakwigisha ubuzima busanzwe twakwigisha ibyo mu mwuka twakwigisha iki Imana ishaka ko tuvuga byose tubihabwa n'Imana kuko twahamagawe n'Imana buri muntu wese mu mpano afite akora neza buryo bwose yikoramo haba harimo Imana akora ko Imana buri muntu wese uwo yahaye gucuruza harabo Bibiliya ngo bamwe bahaye kuba bashumba abandi bakwigisha ariko yabahaye no gucuruza abandi kuba abakozi mu biro abandi kuba abakozi za leta abandi baha kuba abakozi ba company runaka kandi bakaba abakozi beza ibyo rero ni Imana ifa kumara nta kintu na kimwe umuntu umwe yigeze kumbwira ikintu ni umuzungu twize kuba turi muri seminar ahantu atubwira ngo there is no secure job nta kazi kari sekira kabaho no kuvuga ngo buri murimo wose ntago uri sekira n'abantu bakabyitiranye n'ubupaga nta murimo w'igipagano baho kereka kwica kereka kuroga kereka gusambana mu burayi ugakora akazi k'uburayi uwo nguwo nawita ko ari umurimo mu by'ukuri tayoboka Imana ariko undi murimo wose ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaha umugisha umurimo w'amaboko yawe urumva rero nta murimo n'umwe Imana ifata nkaho uri sekira Imana yamugisha biterwa n'icyo Imana yaguhamagariye rero umunsi none tugiye kuganira kuri self improvement cyangwa se kwaguka ku giti cyawe impamvu ya mbere Imana yambwiye ko muri iki gihe abantu kwitanaho biragoye abantu bari busy abantu abana babuze abamama babo abamama babuze abana babo papa babuze abagore babo ariko Imana ishaka ko abantu bakomeza kubaho kandi ishaka ko abantu bagumana indangagaciro nk'izo babashaka nk'izo wagakwiye kugira ufite umubyeyi ukwitaho ariko ukazigira ugomba kugira kuba uwo mubyeyi atabonetse ariko ukazigira ibyo rero bisaba self improvement ni gute wakwaguka ku giti cyawe kukigero papa wawe yari kugufasha kukigero umugabo wawe yari kugufasha kukigero umugore wawe yari kugufasha ariko nta ufite ushobora kuba uri imfubyi ntibahari nta kundi biri bugende wabaye nkuko nanjye nabaye imfubyi ifite imyaka 12 kuva ku myaka 12 ngo ejo hashize nujije imyaka 33 urumva imyaka ishize hashize imyaka 21 ndiringa n'ibyo bintu wera ku myaka 12 ngo mperuka umubyeyi ariko kano kanya mpagaze imbere yawe nka pastor kuki byabayeho nuko habayeho self improvement kumva Imana kumvira icyo ishaka abangeze uyu munsi none nshobora guhagarara imbere y'ubuntu nkamubwira icyo Imana ishaka kumvuga ndetse nkoresheje nifashishije ubwenge yampaye kubera iki ikora ko nemeye kugendera mu nzira zayo Imana ibaho uyu munsi rero turaza kureba intambwe nkeya mu minota dukoresha tuzajya dukomeza ishobora gutuma waguka ku giti cyawe narabivuze ubushize intambwe ya mbere no kubanza ukimenya abantu benshi bishwe no kutamenya abaribo ukaba uri umuntu usenga ukaba uri umuntu udasenga cyangwa se uri umuntu uri aho ngaho ariko ugahora utunga abandi bantu intoki ariko ukibagirwa ko wowe ari wowe ugomba kuba mwiza kubarusha ntabwo ubereyeho kugira ngo abantu bakubere mwiza ahubwo ubereyeho kugira ngo abantu babere beza bigire ku bwiza bwawe nabo babe beza nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu amenye adafite umuntu kimumenyesheje na Kristo yavuze ngo nta muntu ujya ubasha kumenya uwo mwana atari data umumenyesheje nta muntu ujya ubasha kumenya neza utakoze neza iteka twishyuza abantu ibintu tutabahaye iteka ryose tubwira abantu ngo nibakora ibyiza ariko wenda ntabyo bazi ashobora kuba yavutse mu muryango utazi ibyiza bibaho rwose asanga papa we na mama we birirwa barwana ariko ntabyo azi ashobora kuba ari umugabo wawe wahuye mu bwo buzima ashobora kuba ari umugore wawe ashobora kuba buri muntu wese yaciye mu buzima bwiwe ikintu cya mbere ni ukubanza kwimenya wowe ubwawe ukamenya ikikureba ukagikora
ibi rero ibyo navuzeho ubushize navuga ngo umuntu wese wangwa guhanwa, umuntu wanga guhugurwa, umuntu wanga kubwirwa aho afite amakosa, kwaguka ku giti cyiwe ntabwo byoroshye. Biragusaba kugira ngo uwanze wimenye, wijagajaga ibyo mu byumba by'ubuzima bwawe, mu mibereho yawe, aho wireba aho ufite umujinya, aho ufite iki byose ugenda ubikuramo. Numara kubikuramo, wagure ahari intege nke zawe uhazamure, ari intege nkeya hari imbaraga uhakomeza, hari intege nkeya wongeremo imbaraga. Icyo ni cyo kintu cya mbere nakubwira. Icya kabiri, kwemera ko nimba koko ufite intege nkeya wemere kwiga. Kwiga nukuwe, ntabwo kwiga no kuvuga ngo ni ukwisubira mu ishuri, harimo n'ababuze amahirwe yo kwiga benshi cyane, ariko kwigira kubiriho. Nshobora kuba ndende afite ubushobozi bwo gusubira mu ishuri, ariko hari abantu benshi nakwigiraho. Hari abantu bakora ibyiza tuzi kandi dushima, ariko ugasanga urabishima ariko ntabwo byigiraho. Ashobora kuba hari umuntu uzi mu muryango w'uwanyu ufite ibintu akora runaka byiza, genda ubimwigireho. Hanyuma ugereranyije n'impano wiyumvamo n'ibyo ushaka gukora, ugenda ujye kwiga wigire kuri uwo muntu. Icya gatatu, kudacika intege, kudacibwa intege n'abantu. Kenshi na kenshi iyo ukinjira mu bintu runaka cyangwa se ukiza mu bintu, abantu bamwe bakubwira yuko atari wowe byagenewe. Nigeze kubibabwira yuko kugeza n'uyu munsi harimo abantu batemera ko ni pastor bitewe ngo nuko nsa, ngo nuko bambona, ngo jewe ngo meze ukundi kuntu, ariko ibyo ngibyo ni ibyabo, ntago ari iby'Imana. Ngewe ndeba icyo Imana ishakaho, nkareba n'icyo nshaka, kuko ngewe n'Imana dufite ibintu duhuriyeho. Yo niyo yashyize mu mutima wanjye ibyo ngomba gukora, hanyuma irabishaka. Nanjye ibyo Imana ishaka nibyo nkwiye gushaka, ntabwo ngomba gushaka ibyo abantu bashaka. Abantu benshi bishwe no gukurikirana ibyo abantu bashaka, no guhora babwira abantu ngo bakonsirite, reba ese ibyo nakoze urabona ari byo, ese nzongere cyangwa nzabireke, aho kugira ngo babaze Imana yabahamagaye cyangwa se Imana yakuremye ngo umenye iki gushakaho, cyangwa se winjiye mu mutima w'Imana ukurure imitekerereze y'Imana, wumve ukurure mu mutima w'Imana wumve iki gushakaho, ukajya kubishakira ku bantu kugira ngo ugire abakonsirita benshi. Kandi muri abakonsirita ufite harimo n'abanzi badashaka yuko ugira aho ugera. Ni gute abanzi bavuka? Abanzi bazanywe na Satani. Baba ngo kubona inshuti biragoye, ariko kubona umwanzi ni ibintu byoroha. Uzahura na benshi bavuga ngo bireke, byihorere, biriya si ibyawe, buretse igihe ntikiragera. Abantu bakajya bakubwira ngo igihe, kandi igihe cyawe ni wowe n'Imana mukizanye, kuko ntuzi igihe umaze, ntuzi n'icyo uzaza. Uzi igihe umaze, ntabwo uzi igihe uzamara. Ni igihe cyo gukora, igihe ni iki, bikora ubu nona. Ibyo utekereje byose, ibyo ushaka gukora, bikora ubu ngubu, wibaza abantu. Kuko nubabaza bazakubwira ngo bireke, kandi uzareba ukubwira ngo bireke we aba afite ibyo ari gukora akomeje agenda. Nkunda kwifashisha umugabo bita Dawidi kuri ibintu bya self improvement, cyangwa se kwako ku giti cyawe. Dawidi igihe Sawuli yaterwaga n'imyuka mibi, ntabwo nirirwa njya muri Bibiliya nakabisomye, ariko tuba dufite iminota mikeya, mba mbizi namwe mufite Bibiliya, mujye muri Samuel wa mbere. Reka ndebe Samuel wa mbere n'ibice 16, musome ku murongo, muhere ku murongo wa 10, ku murongo wa 18 muraza kuza kubibona. Aho imyuka mibi yagiye gitera Sawuli, noneho bakamubwira ngo kwa Yesayi hari umuhungu witwa Dawidi, ni umucuranzi, ni umunyabwenge, ni umuntu w'intwari, uzamuhamagara ajya gucurangira iyo myuka mibi ivuye ku Uwiteka iguhunga. Dawidi araza. Niki cyatumye Dawidi amenyekana yuko ari umucuranzi? Nuko yaragaragaje ko ari umucuranzi, abantu bamuzi bazi ko ashoboye gucuranga. Birasaba rero ngo nawe ubwawe ukura amaso ku bantu. Ntushobora kwaguka ku giti cyawe ukireba iby'abantu batakubonamo, ushaka kugira ngo bakubera abakonsirita mu mikorere yawe. Ntabwo mvuze ngo umuntu ananirwe kumenya uko abantu bamufata. Ni byiza koko nibyo, ariko uzarebe ahantu hose uri ugira abantu badashaka ibyo ngibyo urimo n'ababishaka. Kandi ibi bintu ushobora kuba uri gukora, hari umuntu utegereje yuko wowe bikora kugira ngo bimugereho. Aha rero nukomeza kumva ibyo abantu bakubwira, bazakubwira ngo bubiretse nuko abantu bameze, bubiretse. Kandi abo bakubwira ngo bubiretse kugira ngo waguke ku giti cyawe, bareke. Gendana na babandi bakubwira ngo bikore, babandi bakubwira ngo urashoboye, babandi bakubwira ngo ariko nanone simvuze ngo wanga inama. Ibi ngibi ndi kuvuga mu rwego rwo guca intege. Hari inama, hariho n'urucantege. Abaguca intege bahunge, abakugira inama. Ukugira inama aragusunika kugira ngo ukomeze ugende, uguca intege akubwira ngo bireke. Bisaba rero kumenya abo mugendana nanone abariwe. Ntago wakwaguka kugira ahantu ugera utamaze gukura amaso ku bantu, utamaze gukura ibyiringiro ku bantu. Hari igihe umara igihe kinini cyane uvuga ngo reka ibintu ndeke kubikora kugira ngo kanaka wawe ninzi atazambona nabi.
ariko umuntu arakubona nabi ubundi bw'uyu muntu iyo urwaye upfuye mbere y'uko uvuka ntiyarakuze na nyuma y'uko upfa ntazabura kubaho ariko wowe uhagaritse ubuzima bwawe kubera umuntu urumva ikibazo urumva wakwaguka ku giti cyawe utese uravuze ngo kanaka akenshi na kenshi tugira abantu twubaha mu buzima ukumva yuko ikintu atemeje kitari cyo ariko aribeshya kuko ni umuntu kandi umuntu ushyize mu ibyiringiro hari undi muntu nawe ugufite mu ibyiringiro utegereje ko hari ikintu uri bukore nese ubu bizagenda gute ko rubaye uhererekane ruhagaritswe n'umuntu umwe ikintu cy'igisheni gihagaritswe n'umuntu umwe wowe kora ibyawe ku kigero ubasha kubikoraho kano kanya nk'aka kandi kukwigisha kuri iki kigero nigishaho cyangwa se ndikukubwiraho nyuma y'amezi 3 ntago azaba arahagamba ariko iyo mbireka mba nari gukomeza ushobora kuba nuko ubu ngubu ibyo ndi kukubwira kano kanya mu myaka ishize ntabyo nashoboraga kukubwira ariko nuko nemeye kubikora hari abandi bagotwa n'amashuri bize rero kuvuga ngo twebweho abantu batize amashuri angana gutya ni nayo systeme y'isi umuntu araza kuvuga wiza ngahe wigeze gute ariko kwiga ntibirangira naka kanya ndi kukubwira aka kanya ndimo ndiga naka kanya ndi kukubwira kano kanya ari byo ndi kukwigisha ngo wige kandi ushobora kuba utarigize wige wawe aho wize kwiga rero nugora wiga amasaha yose kwiga mufite umwanya w'ishuri abantu bicaye muri office zabo bafite internet bafite byinshi bakwiga birahari kwaguka ku giti cyawe nakubwiye ngo nukumenya intege nkeya n'imbaraga zawe ukamenya aho ufite intege nkeya ugashaka uburyo warwana intambara yo kugira ngo hahantu hazamure ugera aho havana aho ufite imbaraga kandi ukatangira kuzikoresha kuko izo mbaraga zawe abantu benshi bazikeneye cyo kintu cya mbere ukwiye kumenya iki gihugu kiragukeneye isi iragukeneye bende wanyu baragukeneye abaturanyi baragukeneye hari abantu bakeneye kugira ngo bazabeho kuko hari icyo wakoze hari famille ufite zikeneye kubaho kuko hari icyo wakoze habaho ko igihe kigera umuntu akagira ubumuga runaka bw'ukuguru cyangwa se bw'umugongo nk'urugero ngira ikibazo cy'umugongo ndawurwaye ariko kano kanya ndi imbere yawe ndimo ndakubwira self improvement cyangwa kwaguka ku giti cyawe ndimo ndakora nubwo ntakwinjiza amafaranga ariko ijuru rizi ko ndi mu kazi ntabwo ugiye ushobora kumbwira ngo ndi mu bushomeri ngo ndi mu bushomeri kandi ndimo ndakora kano kanya iyi video nuramuka unkurikiye ukanyemerera ikazi wawe ukayireba ukayifungura ikagira iki kumarira mba nakoze nicyo tubereyeho gukora iki Imana ishaka ko dukora kandi iki Imana ishaka ko dukora ntago ari ukubwiriza no kwigisha gusa ndagira ngo udahita ujya kuri side yanjye jya kuyawe kuri bya bindi Imana gushaka gukora ugende ubikore kuko hari umuntu ugutegereje mu isoko hari umuntu utegereje kugira ngo azabone ikintu azahabwe serivisi nziza kuko wabonetse kuko wa muntu uhari ntago ari kuyimuha hakenewe wowe ntabwo ngiye gutinda rero Imana igumugisha kandi Imana ikugirire neza kwaguka ku giti cyawe bisaba kugira ngo witekereze wifatire umwanya witekerezo kandi wumve yuko hari ikindi kigero ugomba kujyaho mugabo utarigeze urerwa na so utarigeze urerwa na mama birashoboka ko hari abandi babyeyi baraho wakwigira uko bakora utaramenya intege nke zawe ntabwo ushobora kwiga igira ku bandi reka kuba kwikunda no kumva yuko ibyo uza ari byo biriho hari umuntu wicara kumva yuko ibyo yabonye ari byo biriho hirya y'ibyo yabonye nta kindi kintu gihari hari ibindi bintu byinshi Imana igumugisha kwemera kumvira kandi Imana ikomeze kukwagura mu buryo bwose uko bwije nuko bukeye Imana ikugire neza nitwa Pastor Placide ni umushumba hano muri House of Healing ndashimira Imana rero ko yanyemereye ko twongeye kuganira kuri iki kintu cya self improvement tugiye dukora utuntu duceya tugiye tubiganira uko bwije nuko bukeye icyo nizeye ntashidikanye nuko Imana izatugirira neza twese hamwe Imana ibumugisha reka dusenge Imana gushimira guhimbaje kuri Imana nziza icyo ni cyawe uri umurengezi uri umutabazi uraturwanirira uraturengera uko bwije nuko bukeye nsengeye umuntu wese wakurikiye iyi nyigisho mu izina rya Yesu Kristo uburyo bwose data mwiza hari hose mwagure mu buzima bwe bwose mu izina rya Kristo hari ibicantege hari ibyo twaciyemo hari ibigoye byinshi twaciyemo ariko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndasenze ngo Mana bye kurusha imbaraga abantu ahubwo babirusha imbaraga kuko ijambo rya ramwe ngo tureme umuntu ase natwe abo umutware uko byagenda kose ntabwo umutware ajya aba umugaragu reka data twe kuba abagaragu biriho ku isi ahubwo tuba abatware babyo kugira ngo tubiyobore kandi tubikoreshe icyo gikomeze kuba icyawe ibyo byose mbisabye Imana data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen
inshuti zanjye ndabashimiye, Imana ikomeze kubagira neza kandi ikomeze kubitaho. Shalom shalom.